isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho duhaye uyu munsi mwiza ibyishimo dufite none bidukumbuje iby'ijuru anejeje imitima yacu duhaye uyu munsi mwiza ibyishimo dufite none bidukumbuje iby'ijuru Ayendo watorewe ubumwe bw'umwana w'intama Ayendo ufite isezerano Imana ihora Ayendo watorewe ubumwe bw'umwana w'intama Ayendo ufite Ndabaramukije mu izina rya Yesu abanyarwanda bose mu izina rya Yesu abari hanze abari muri Canada bari mu Bubiligi abari muri Uganda muri Congo Tanzania Finland no mu Burundi ndabaramukije mu izina rya Yesu uyu munsi rero ni umunsi ngarutse nje kubereka umutware wanjye kugira ngo mumubone kandi abahe ubuhamya kugeza igihe twabaniye tugiye gusenga Imana Mwami Yesu ubu buhamya tugiye kuvuga ntaba ari twe ahubwo ari wowe ugaragara kandi umugaragu wawe najya kubumbura akanwa kubera igikoresho nawe wivugire kandi nanjye ungirire neza ubwiza bw'Imana butubonekeho byose tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu amen tumuhaye ikaze kugira ngo abaramutse Sashimwe cyane amahoro y'Imana nabane namwe urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane na buri muntu wese ugiye kudukurikirana Shalom shalom urakoze n'ubundi ntabwo dutinda tugiye kumuha umwanya kugira ngo atugeze ijambo ry'Imana gato n'ubuhamya murakoze cyane nezerewe n'Imana muri aka kanya Imana inshoboje kuboneka hano kuri ino YouTube ya Mukabutera Gorethe ari nawe mudamu wanjye akaba impaye ikaze nk'umutware we wenda mwambonaga mwambonye mu biganiro bitandukanye byabanje ntabwo hari habayeho kwivuga cyangwa ntabwo mwari mwamenye ngo ninde kireka wenda bamwe bari barambonye tutari twabigaragaza cyangwa tuvuge ngo nivuge ngo ni njyewe runaka gutya ariko uyu munsi twagira ngo nanjye nigaragaze ndetse dufatanye hano kuvuga ubuhamya kubera umwanya ushize cyangwa igihe gishize twarabashe kugenda dutanga ubuhamya cyangwa iby'Imana dukoreye ahantu henshi hatandukanye ariko bitari byimbitse ngo tuganire n'abantu bacu rero ncuhuje abantu badukurikirana abantu batera komanteri hari umuntu bita Joseline Imana imuha umugisha cyane arimo kudukurikirana cyane rwose ndetse n'abandi Imana ibaha umugisha rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana nsobanura mu kanya gatoya ubundi nkahita mvuga ubuhamya nihuta
ubuhamya naciyemo, aho naciye, uko nari meze, ndetse kugeza ino tariki ubu ngubu aho Imana yangejeje cyangwa uko byagenze. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli byaho ni 15 duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli ibice byaho 15 umurongo waho wa mbere. Tugiye gusoma. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka ntumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse ibyo Abameleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanya Abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Terayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Kadusimbuke tugere kuri 20 ku murongo wa 20. Ubwo turasimbutse tujye ku murongo wa 20. Haravuga ngo Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Gagi umwami w'Abameleki, n'Abameleki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza mu zarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe igirugari. 22 aravuga ngo Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi nudakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu, ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. 24 haravuga ngo Sawuli abwira Samweli ati, naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinya abantu nkabumvira. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi hindukirane nanjye kugira ngo nsenga Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati, sindi bisubirane nawe, kuko wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba umwami wa Isiraheli. 27 nuko Samweli ahindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati, Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isiraheli. Mwakire ndeze ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Rero ntari natangira ubuhamya, ntago nabasha kuvuga ubuhamya nasomye ijambo ngo ari ryo ngenderaho. Iri jambo dusomye rifite insanganyamatsiko ivuga kumvira Uwiteka, kumvira Imana, kumvira Uwiteka, kumvira. Hari ukumva ariko hakaba no kumvira. Umuntu ashobora kumva ibintu ariko kumvira ni ikindi. Hari ukumva ariko kumvira. Rero turimo gushaka kugira ngo tuganire ku ijambo bita kumvira. Kumvira Imana, kumvira Uwiteka, kumvira ibyo kuyoboye. Ubundi iyo umuntu ahamagawe cyangwa iyo umuntu yakiriye Yesu, iyo umuntu yakiriye agakiza, iyo Imana ibishatse itangira kumukoresha ibintu bitandukanye, ikamuha amamisiyo atandukanye. Rero kugira ngo uzashobore, kugira ngo uzabashe kubana n'Imana neza mu gihe iguhaye ibyo ugomba kuzakora, bisaba ngo uyumvire, ibyo ikubwiye byose uyumvire. Kumvira rero ndagira ngo mbabwire ko iyo Imana imaje kugutoranya ikagushyira mu murimo wayo cyangwa ifite ibyo gutaraniye, hari imisigo. Rero n'uyu mugabo bita Sawuli akimara kuba umwami, biciye mu nzira zikomeye, cyane cyane ko muri icyo gihe Abisiraheli bayoborwaga n'abacamanza, bakayoborwa n'abahanuzi. Muri icyo gihe rero nta mwami wabagamo. Rero ngo Abisiraheli babonye ingoma y'icyo gihe cyangwa uko abacamanza babayoboraga no kuntu bayoborwaga n'Uwiteka biciye mu bacamanza cyangwa abahanuzi, biba ngombwa ko bo bashaka gusa n'andi mahanga. Baravuga ati, ibintu byo gukomeza kuyoborwa n'Uwiteka, ibintu byo gukomeza kuyoborwa n'Imana, urimo kubyumva? Uri kubyumva? No kubyumva. Ntabyo dushaka. Bahita bafata umwanzuro, baravuga ati, rero turashaka natwe ko tumera nk'andi mahanga. Turashaka. Yego. Turashaka ko tumera nk'andi mahanga, turashaka ko tuyoborwa nk'andi mahanga.
rero bafata umwanzuro babwira Samweli baramubwira ati rero ibintu byo kuberwa n'Imana tudafite umwami natwe dushaka kuba nk'andi mahanga. Ngo Samweli agenda arakaye cyane anababaye ajya kubaza Imana. Arangije abwiye Imana iramubwira ngo ubwo banyanze nta kibazo genda ubimikira umwami, ariko babwira iby'umwami azabakorera. Babwire ko azabayoboza igitugu, babwire ko abana babo bazaba bajabe, babwire ko bazaba baretwa, babwire ko bazaba inkone z'umwami, babwire ko nimuzajya muhinga ibintu byose muhinze muzajya mubanza mugakoraho iby'umwami. Mwumva uwo mu ruho umwami murimo kwisabira icyo azabakorera. Samweli araza abibwira abantu, aravuga ati rero bizagenda gutya na gutya ubwo murimo kwitoranyiriza umwami. Nabo baramubwira ati ibyo biramaze, nta kibazo, ibyo biramaze, wowe dushakira umwami. Rero muzi ukuntu byabayeho, Imana bari ngombwa ko itoranya Sawuli. Irangije kumutoranya kugira ngo bimenyekane ko Sawuli yatoranyijwe, indogobe z'iwabo zirabura. Indogobe zibuze Sawuli ajya kuzishaka. Muzi ukuntu byarangiye, indogobe bazibuze, ariko birangira ahuye na Samweli. Ariho ngo umukozi cyangwa umugaragu wa Sawuli yabwiye Sawuli, aramubwira ati ubwo tubuze intama, ubwo tubuze ingamiya Prito, ubwo tubuze izingamiya, ubwo tubuze izindogobe zacu, reka hano hafi hari bamenya, hari umuntu ushobora kubasha kuvumbura ingamiya yacu cyangwa indogobe zacu aho ziri. Ngo bajya kureba bamenya. Rero muzi ukuntu byagenze, birangira bigaragaye ko hari umugambi Imana yari ifite kuri Sawuli. Rero byarangiye Sawuli atoranyijwe mu mwami wa Isirayeli. Akimara gutoranywa kuri murongo wa 15, ni Imana yabwiye Samweli, iramubwira ati genda ndebere Sawuli. Nibutse inabi Abameleki bahagiriye Abisirayeli ubwo bavavuga muri Egiputa, kuko bajyaga babatangira bakabagirira nabi, abacitse intege bakabagirira nabi, bakabica. Ndabyibutse ngo hari hashize imyaka igera muri 100, imyaka 400. Nasikia byari imyaka 400 Imana yibuka. Bishaza ngo Imana ijya yibuka inabi umuntu yagize naho byatinda. Iyo umuntu akoze ibintu igihe cyose byamara, umuntu ashobora gusamba, umuntu ashobora kwiba, umuntu ashobora gukora ikintu kibi, mu myaka runaka Imana ikibuka icyo kintu yakoze. Yaramubwiye ngo izamuhana, akabona umwaka wa mbere nimuhanye, akabona wa kabiri nimuhanye, ariko mu myaka runaka Imana ikibuka ubwo bugome cyangwa iyo nabi cyangwa icyo kintu kibi umuntu yakoze. Rero Imana niko yibutse iby'Abameleki. Irangije ibwira Samweli ati genda ubwire Sawuli ajye kuhorera ubwoko bwa Isirayeli. Araza rero bimubwira kuri 15, aramubwira ati rero Uwiteka yagukuye muri rubanda arakwimika akugira umwami wa Isirayeli, ariko urabugiriza gute? Wumvira. Urabe wumvira ibyo Uwiteka gutuma, urabe wumvira ibyo Uwiteka gutoranyiriza, urabe wumvira. Arangije aramubwira ati rero genda haguruka ujye kurimbura Abameleki, kuko Imana yibutse. Imana ijya yibuka. Ndamubwira ati nibutse nabi y'Abameleki, Imana ijya yibuka. Ibi byibutse rero Sawuli agiye, Sawuli ahabwa kondisiyo. Icyambere arabwira ngo genda urimbure ikintu bita umumeleki, ntusigaze. Umugabo umwice, umugore umwice, umwana umwice, uruhinja urwice, iyonka uyice, ihene uyice, imbeba uyice, inka uyice, ingamiya uyice, buri kantu kose k'umumeleki gahumeka ukice. Bure harimo n'imbeba, harimo n'ibinyenzi, harimo n'inshishi, icyitwa cy'umumeleki cyose cyari cyatanzwe. Rero Sawuli ngo agira izo mbaraga, ndetse atoranya ingabo, yari afite power. Aragenda agisekera n'Abameleki ngo aratangira abarimbura, arabica. Ariko ngo bagezemo hagati ngo abantu na Sawuli irari cyangwa kubona abantu babona, baravuga ati ariko kamemu dukwiriye gushyira mu logique, dukwiriye gushyira mu mibare. Kamemu nawe urabona ibintu Imana tubwiye ngo turimbure, ntago bikwiriye yuko aba bagabo bangana gutya, cyangwa aba bagore beza, aba bakobwa, iyi nka, izi ngamiya, izi ntama tuzica. Baravuga ati dushyire mu mibare. Ibi bintu by'Imana, Imana yakubwiye yakubwiye, ugomba kubahiriza ibyo ikubwiye. Ibintu byo gushyira mu mibare, ugashyira muri logique, ugatangira ugashyira muri cosinus na sinus, warize, ufite amashuri, warangiza université, ngo ufite za doctora. Iyo Imana igutumye ibigutumye nta bintu bya logique. Amashuri yose waba warize, Icyongereza waba uvuga cyose, iyo Imana igutumye nta byongereza byinshi. Nimba igutumye ngo mu Kinyarwanda, genda mu Kinyarwanda. Nigutuma mu Giswahili, genda mu Giswahili. Nigutuma muri Lingala, genda muri Lingala. Amashuri yose yashyire hasi, ubwenge bwawe bushyire hasi, imbaraga z'Imana arizo zikora. Rero ngo barangije bashyira muri logique, baravuga ati abagore nta kuntu twabica, izi ngami ntabwo, ngo bararokora. Kandi kondisiyo yavugaga iki? Kondisiyo yavuga ko nugenda utarokora.
unasikia muri no minsi abantu barimo kurokora ariko iyo umuntu ahamagaye ngo urokore iyo umuntu ahamagaye ngo umupasiteri iyo umuntu ahamagaye ngo umushumba iyo umuntu ahamagaye ngo akorere Imana biba bisaba ngo icyo Imana ikubwiye ntushyiremo logique nimba ikubwiye ngo kora iki nta bindi bintu kuko bira bintu bavuga ngo buri muntu akwiriye kugira ubwenge we umuntu yakagize ubwenge we mu byo yitekereje ariko nimba Imana ikubwiye ngo kora iki nicyo ngicyo nta bundi bwenge ushyiramo nimba ikubwiye ngo jya gauche ni ya gauche ikubwiye ngo jya droite ni ya droite nuko bigenda niko Imana iteye rero ngo Sawuli bashyize muri logique n'abantu bari bari kumwe ngo barangiye ngo barakora ngo ibyiza Bibiliya tubwira ngo iby'inyamibwa ibintu byiza ngo byashimwaga barirokora bamaje kubirokora barangije ngo barakora abagore beza barakora abakobwa beza ngo ibyiza ngo ariko icyagabagwa n'ikibi icyo gifite isura mbi icyagaragaraga nabi ubwo umurwayi wari uhari wari uteye nabi wari ufite amabinga barica ngo bari bafite umwami bitaga Gagi ngo yari umwami mwiza cyane yari umugabo mwiza ngo mwiza wari ufite ijosi rishinguye ngo Sawuli amugeze aravuga atari ko uyu muntu yazambera umujyanama nawe aramurokora ngo ibyo bibabaza Imana iri mu ijuru ngo nono ngo iyo operasiyo yose barayikora iyo kurokora bica ibyagawaga ariko ibindi bararokora ngo Imana birayibabaza noneho ngo Sawuli n'abantu baravuga ati rero tugende Imana niramuka irakaye nirakara ko nishe kondisiyo turaza kwibwira ko aba bantu cyangwa ibi bintu twarokoye izi nama ari byo kwitambira igirugaye Samweli naza akaza kutubaza impamvu twarokoye turamubwira ngo twagirize gute turabitambira Uwiteka hehe igirugari ariko ntibanatekereza ko Samweli ari bubimenye kuko Samweli ntiyari yajyanye nabo turakubariana ntabwo yari yajyanye nabo rero baravuga ati ibyo ari byo byose twebwe turabikora dushyire ku ruhande niko kundi umuntu avuga ati ngewe ndasambana nubwo ndi umudiyakoni ndasambana nubwo ndi umuvuga butumwa ndasambana nubwo ndi pasiteri sambanire mu Ruhengeri cyangwa sambanire i Kigali abigisenyi ntibagira gute ntibabimenye ariko Imana irareba kamera y'Imana ibiri kuri buri muntu wese ibi Imana ibikureba byaba ari nijoro byaba kumanywa ibikureba kumbi Imana yagize gute yababonye none baravuga ati batega imitego ibiri baravuga ati icya mbere ntago Samweli ari bumenye ibyacu naramuka bimenye rero umva ikintu kiri buvuge turaza kuvuga twese yuko ibi bintu twarokoye ari byo gutambira Imana yacu igiurugari babyumvishije baratega Imana ngisanga Samweli muri iryo joro iramubwira ngo Samweli nicujije icyatumye nimika Sawuli wabyumvishije ndicujije ndababaye ndarakaye icyatumye nimika Sawuli ngabo umwami wande wa Isiraheli ngo Imana irarakara irangiye navuga ati ndicujije uzi Imana iyo yicujije nukuvuga Imana hari ibintu yari gutezeho hari neza cyangwa hari ibyiza yari gutezeho uzakora ariko yarangiza ikabona ibyo yagutekerezagaho si byo ukoze kuko biravuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa wabyumvishije rero ngo Imana iricuzira n'ababara cyane irangije ngo utekerereza amakuru yose Samweli ramubwira ati dore kuntu byagenze ngo imushyira mu yerekwa irabimwereka neza ukuntu yarokoye ukuntu Agagi ameze ukuntu yabarokoye bose ngo Samweli nawe ngo akese ijoro ngo asenga kuko Imana iramubwira ati Sawuli ndamwica yansuzuguye uzi umuvuga butumwa sambanye cyane uzi umuvuga butumwa heza uzi pasiteri urimo guheta intama ze birababaje uzi umushumba umupasiteri umwapotere umubishopu urimo guheta uzi urimo gusamba uzi urimo gucucura udufaranga tw'abakirisitu be uzi urimo gucucura imfubyi wabyumvishije agacucura imfubyi ntazifashe abapfakazi ntabafashe amatura akayamira yose Imana izabibabaza wabyumvishije kandi biriya bintu hari icyo byari bigenewe intama cyangwa bigenewe imfubyi ubundi amatura n'ay'imfubyi n'abapfakazi nabo bakajyaho ntawe babujije ariko yose shaka byose bakamira rero ngo Imana iricuza kandi irababara irangije bwira Samweli iramubwira ati ngewe narakaye ndababaye rero Samweli ngo bucye mu gitondo ajya gusanganira Sawuli agira ngo arebe neza ko iby'Imana mubwiye ayo makuru ari sawa cyangwa ayo makuru arayimvaho afatika ngo aragenda agezeyo agihuye na Sawuli aramubwira ati komera Sawuli Sawuli nawe ati komera Samweli mukozi w'Imana Imana iguhira wabyumvishije undi aravuga ati ibikabyo bikeya uzi umuntu waguye
ibikabya bafite, uzi umuntu wiba, uzi umuntu wese koroka ibikabya. Yesu ashimwe, mukozi w'Imana, haleluya haleluya, bakabya. Arangije mukabirizaho, undi aramubwira ati tuza, byagenze gute mu rugendo? Undi aramubwira ati rwose ibintu ni sawa, nagiye muri urwo rugendo gahunda yose nayishoje. Ndarangije aramubwira ati se wayishoje? Nayishoje. Wabirangije? Nabirangije. None se uko gutamatama kw'intama ndimo kunza mu matwi nuko iki? Nayo majwi y'inka arimo guhogera nayiki? Sawuli aravuga ati ndafashwe. Aravuga ati ndafashwe pe. Ubwo byageze mu matwi ya Samweli yabimenye. Aravuga ati rero bahita bapurika tekinike ya kabiri yo kuvuga ngo tuhimbe, tuvuze kuvuga yuko ari byo twatambiraga Imana igira ugari. Ndarangije aravuga ati rero abo utwo ni dukeya twasanze mo, noneho turebye dusanga bitakwicwa kame mudusanga byatambirwa Imana yacu igira ugari, tukabikoramo rwose, tukabitamba, bikaba ibitambo bihumurira Imana. Samweli arangije aramubwira ngo ese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa ndetse n'ibinure biyagijwe kuruta uko yakwishimira umwumviye? Nibyo Imana yishimira? Ese yabyishimira? Oya. Wabyumvise? Arangije aramubwira ati rero, wabyumvise? Aramubwira ngo kuko icyaha cy'uburozi gisa no kuramya ibishushanyo na terafimu, iramubwira ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nayo yanze kuba ku ngoma, ngo ahindukirira kugenda. Sawuli aramusingira ngo ariko ako kanya Sawuli akimara kumenya amafuti yakoze no kubona ko ibitambo bye bitari bwakirwe, arangije aramubwira ati mbabarira dusubiraneyo, mbabarira dusubirane inyuma, tugende tujye mu gashyamba, nubwo nasambanye, nubwo nahehese, nubwo nesikorotse, nubwo nibye, mbabarira unsengere. Hari abantu bakora ibyaha bakazajya bifashisha abahanuzi ati mbabarira tujyane Kanyarira, mbabarira tujyane mu musozi, tugende tujye gusenga urebe kuntu wambwirira Imana ikambabarira. Wabyumvishije? Undi aramubwira ati hoya sinsubirayo, wamupagani we, sinsubiranayo nawe. Hari abantu bakora ibyaha hari igihe bizagera babure gusubirana n'Imana, Imana ibange ibyaha byabo ntibibe bikibabarirwa. Imana yafashe umwanzuro, Imana yafashe umwanzuro pe. Abantu bagakora ibyaha bagatukisha izina ry'Imana, hari igihe Imana ibafatira umwanzuro neza, Imana ikabafatira umwanzuro ikavuga ngo uyu muntu we mugize igicibwa, ikamugira ubwa Gahini. Gahini uzi ibyabaye? Ndabizi. Gahini ngo yakoze icyaha gikomeye kandi Imana yamuburiye. Icyaha umuntu akoze, ndagira ngo mabwire bene data, icyaha umuntu akoze yabanje kuburirwa n'Imana, Imana ikamubwira ngo iki kintu ntuzagikore, yarangiza akagikora. Iyo agikoze Imana iramuvuma. Ikindi Imana imushyiraho ikimenyetso. Imana yashyize ikimenyetso kuri Gahini, imushyiraho ikimenyetso gikomeye cyane. Warangije iramubwira ngo nkugize inzererezi ku isi, kandi ubutaka bwanga ntuzajya uhinga, umwero wakagombye kweza si uzeze. Turakubariyana? Yego. Iramubwira ngo umwero, irangije iramubwira ngo ubaye ikivume ndetse n'inzererezi ku isi. Gahini ngagira ubwo baravuga ati Mana, ubwo ngize inzererezi ku isi ukaba ungize ikivume, uzambona wese azanyica. Irangije iramubwira ati rero Gahini, humura, nkushyizeho ikimenyetso, uzadiyakona byemere, wiba uzasambana. Niyo mpamvu dufite abanyabyaha benshi mu nsengero, niyo mpamvu abantu batukisha izina ry'Imana babikora kandi bagakomeza bakadiyakona ntibanabace, bagakomeza bakaririmba ntibabace. Umuntu akaririmba ari umusambanyi, umuntu akaririmba ari umuhehesi, umuntu akaririmba ari umunyamanyanga, umuntu akaririmba yaraye muri rogi, umuntu akaririmba afite abagore babiri, akaririmba afite abagore batatu. Abo rero ntibashaka kuvugwaho. Ndetse n'izi nkuru cyangwa n'ano magambo tuba ducishaho, aba basambanyi ntabwo batinyuka kuyareba. Hogi arabireba bikamubaba kubera ko adashaka kubivamo. Inzi nyigisho ntiyazumva, ahubwo arashaka ibimworohereza. Ariko abangaba ni babandi bashyirwaho ikimenyetso. Ndamubwira ngo uzagenda, uzajya ujya mu Bugande, uzarangura, uzajya muri Dubai, ariko nkushyizeho ikimenyetso ntawe uzabimenya. Uzitanga mu rusengero, uzubaka insengero, uzagura ibyuma by'abaririmbyi, ariko ngushyizeho ikimenyetso ntawe uzabimenya. Niyo mpamvu dusanga dufite abantu b'abapagani. Rero nicyo kumvira Imana kutumvira Imana kwa Sawuli byahise bituma Imana imuca neza. Sawuli ngo Samweli ahindukiye kugenda, undi abamufashe ikinyita, agifashe kiracika. Aramubwira ati sawa, cyari ikimenyetso, uko uciye iki ngiki
Uwiteka nawe aguciye ku ngoma. azize iki? kutumvira. Akarokora. Rero hari abantu b'abakristo bagiye barokora bagenda barokora ibintu umuntu akavuga ati rero twebwe akangaka twiyorohereze tuzajya tugakora nubwo turi abakristo twebwe tugenda gutya twazajya tunywa turatuyoga twazajya tunywa tuno data twebwe bakagenda barokora tumwe na tumwe umuntu akareka mitsingi ariko akangutundi akareka utungutu akangutundi akazavanga akangaka akazajya nko ka chief akagashyira muri fanta utundi yatorokoye bikagenda gutyo ariko Imana abo ngabo ibacanyaho kutumvira kwabo Imana yarabaciye umuntu rero Imana iramuca akadiyakona yaramuciye akaririmba yaramuciye bene data nimba mushaka kugira ngo Imana ibane namwe nimba mugira ngo Imana ikorane namwe birasaba ngo mwumvire Imana muyikorere Imana ibaho amahoro n'umugisha. Rero reka ijambo turisoze twinjire mu buhamya kuko aya magambo impamvu babwiye kumvira nuko nanjye ibyo ngezeho cyangwa uko ndi hari ibyo nkikizwa hari ibyo Imana yambwiye inambwira kuyumvira. Rero niyo mpamvu nje kuba icyitegererezo cyangwa umuhamya mu bantu bumva Imana. Yego. Ngiye gutanga ubuhamya ngerageze nihute ntago ndi burambirane ndagira ngo mvuge nihuta. Ngiye gutanga ubuhamya. Yego. Reka ntango ubuhamya. Amazina yanjye nitwa Bucyanande Emmanuel mu bisanzwe. Navukiye Ibyumba ahantu bita muri Bukure kuri Muhazi, ahantu bita ku Rwesero. Abahazi cyangwa abajya bahumba ni ku Rwesero, ahantu bita kuri Petit Seminari ni hafi aho ngaho muri zo quartier niho navukiye. Rero famille navutse mfite ababyeyi bombi. Amazina yanjye narinzwiho ku izina bita Mashinigani, niryo nzwiho muri quartier, niryo nigiyeho, niryo ryankujije. Abatarizi n'abanyagisenya ariko nyiri wacu baravuga ati Mashinigani yaje. Urumva rero niryo zina n'ubundi naryo nijyanjye iwacu niryo ryankujije. Twagiye rero nize ku kigo bita ku Rwesero, niho nize. Ndagira ngo mvunagure cyane nirukanka. Niho nize ku Rwesero, nakoze ikizami cya seminari, nkora n'ikizami cya leta. Ndimo gushaka kugira ngo ubuhamya bwa mbere nzabutanga neza, ariko reka nihute kugira ngo nibuza abantu babashe kumenya ngo ese uyu Mukabutera, uyu mudamu, uyu mugore wanjye cyangwa uyu mufasha wanjye cyangwa uyu musheri wanjye twamenyaniye byagenze gute, kuki twahuje, kuki twahuye, kuki twabanye. Niho ngira ngo nihute. Reka no kwibanda mu buhamya cyangwa mu bintu byambayeho mbere, ahubwo reka nibande cyane cyane maje gukizwa n'Imana imara kumpa misiyo. Yego. Sibyo byaba byiza? Nibyo byaba byiza. Uranije. Nibande, reka nibandaho Imana yampaye misiyo nkikizwa. Imana inampa misiyo kuko turi ku ijambo bita kumvira. Ariho nirukanka. Naho ibindi byose naciyemo reka nse nk'ubyihorera. Rero nagiye kwiga nize aho ngaho kuri primaire, birangira ngiye secondaire, nkora ikizame cya troncome, birangira mbuza amafaranga yo kurihirwa. Nagiye gukora akazi k'ububoyi i Kigali, nkakora iki gihe kigera umwaka. Nabaye umuboyi mbumuyaya, ubu nzi guheka umwana, ubu nzi ibintu byose bijyanye n'ibyo mu rugo. Birangira rero aho nakoraga aribo bampaye banyishyuriye kujya mu ishuri. Ndiga rero nsubira mu mwaka wa gatatu kuko ntago nari nakawurangije neza bitewe no ko nari nawuvuyemo musubiramo. Maje rero kugira mu mwaka wa gatatu niho nabwiye Imana ndayibwira, niho nakirijwe. Maje gukizwa niho nabwiye Imana ndayibwira ngo Mana rero mfite mukuru wanjye ufite umugore w'umwarabu, ngewe ndabona nzasha uzampe umugore w'umuzungu. Numva rero kugira ngo nzagere kuri urwo cyiciro cyo kuzashaka umugore w'umuzungu, numvaga ko ngomba kuziga nkazabona amanota meza. Mbicisha muri no nzira ko nshaka amanota meza zanjyana kuri groupe scolaire officiel Butare. Cyari ikigo cyiza muri iyo minsi cyigishaga cyane. Numva ko nzahita mbona buruse yo kujya hanze. Rero numvaga nzava hanze nzanye umugore w'umuzungu. Niyo mpamvu navugaga ibyo ngibyo. Rero narize mbona amanota meza, njya kuri icyo kigo, njya kwiga mu cyo bita PCM, Maths, Physics na Chimie. Shuje abana twiganye muri PCM A, ndabashuje cyane. Abana batandukanye, abanyeshuri twiganye bose ndabashuhuje. Abanzi ndabashuhuje, bazambona bakamenya, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Rero icyo kigo nakigireho ibibazo cyane
kuko ariho nahuye n'ikibazo gikomeye, niho nasariye, ntangira ubwenge burabura, ubwenge buratakara, ubwenge buranga. Ubwenge bwanze rero nakundaga kwibonera amazero kuva ku gihembwe cya mbere, cya kabiri mbona zero, cya gatatu ndasara. Abanyeshuri bo barabizi, najyaga mba muri nagiye kuryama nk'abandi, ariko ngewe ibyankoreshaga bikansohora muri dorotwari, nkajya kurara mu mashuri, nkagenda nkiyorosa supanete nambaye ubusa, igihe cyagera cyo kugira ngo abandi babyuke, ibyo byankoreshaga nabyo bikongera bikanjyana muri dorotwari, nkasa nk'ubyukanye n'abandi. Rero nawe muri ubwo buzima bukomeye gutyo, igihe nasaraga nakunda kuba mu ishyamba bita Ruberetumu, najyaga ncika ikigo, nkagenda nciye ku bareko defense ntawo mbonye, ibyankoreshaga byaranyuburaga n'ibintu birebire. Rero iyo byabaga bimpaga agahenge, byabaga amagahenge, urumva ko ndi umukristo, najyaga njya gusenga. Rero nasengeye mu madini menshi atandukanye, nagiye muri za Kigali, nagiye ahantu za Butare, ahantu henshi hatandukanye, nshaka basengera biranga. Ubwo rero ibisazi byanjye birakomera, ubwenge burabura, ibintu birakomera, biba bibi. Nibwo rero ndi muri Gisenyi, naje kumenya amakuru y'umudamu wasengeye Karumeli, ngo wari urimo umwuka w'Imana, wari urimo kuhabwiriza, bambwira ko rwose hari umuntu waciye ufite imbaraga z'Imana. Rero nimero za telefone nazatse umupasiteri bita Pasiteri Jado, wayoboraga icyo gihe Karumeli, arazimpa, mvugana n'uwo mukozi w'Imana w'umumama wabaga i Kigali, arangije arambwira ati rero ndagusengera. Bukeye bwa arambwira ati Imana yantegetse ko nza kugusengera aho ngaho. Araza koko, aza kunsengera imbere, aza kunsengera ku rusengero aho ngaho Karumeli. Imbere yaho hari umudiyakoni wahabaga, birangira badutije icyumba, andambikaho ibiganza aransengera. Arangije niwe wambwiye ati rero gahunda bimeze gutya, niwe wambwiye ati byagenze gutya, impamvu wasaze, impamvu byagenze gutya, watanzwe ikuzimu. Shitani aragusaba utangwe ikuzimu. Hari abantanze ikuzimu, ntabwo nshatse kubavuga, ariko uwantanze ikuzimu yari afite purpose yo kugira ngo yibereho, nawe abone ubuzima, nawe acuruze, nawe antanze ikuzimu mbuze ubwenge, nawe yarakoze abona amafaranga. Ariko maje gukira nirukanse, uwo wari warantanze ikuzimu nawe yahuye n'ibibazo, yarahombye. Ubwo nanjye ndakira, mba muzima, nawe ubwo arahomba, kubera ko ni njye wari igitambo kuri we, ni njye watumaga abona amafaranga. Rero gusengerwa kwanjye kuwo mu mama niho twamenyaniye. Umumama ariwo uyu nguyu Mukabutera Gorethe, yari umukozi w'Imana wasengeraga abantu batandukanye, ariko ngiye yansengera bw'umwihariko, yansengeye mu kigero mu bintu bigira nko mu myaka igira nko muri 3 ansengera. Rero mu kunsengera ko yamaje kunsengera, ndimo kugenda noroherwa, nahuye n'ubuzima bukomeye cyane muri Gisenyi, mburaho kuba, niho nagiye kuba mu ishyamba hana agasozi bita Nengo. Abantu benshi Gisenyi baranzi agasozi bita Nengo, niho nakabayeho mu myaka igera muri 2, niho nabaye. Rero ndi muri iyo myaka 2 niho Imana yasanze mbona yerekwa. Turimo kubyirukanyisha, ndimo kwirukanka kugira ngo focusinge ngere neza ku ntego y'icyo caka. Mu myaka igera muri 2 niho nabonye, niho nabaga muri iryo shyamba nta buzima, niho nigiye Bibiliya, niho nasengeye, niho namenyane n'Imana. Rero niho Imana yasanze impa amasezerano, niho Imana yasanze mbwira ko izangira neza, niho Imana yasanze iza kumpa misiyo ngomba gukora cyangwa ibyo ngomba gukora. Nagiye muyerekwa, ngiye kubona mbona abakobwa bagira muri 4 bari imbere yanjye, numva umuntu arambwiye ngo turanye uzakubera umugore. Njyana ikiganza ngiye gufata uzambera umugore, ngiye kubona himanura, urumva narebye ndibona kwifuza nyine ujyanye n'irari nari mfite cyangwa y'ibyo nashakaga. Buri musore wese agira ukuntu yifuza. Ndamanura ikiganza ngiye gufata uwo mukobwa, wa muntu abamfashe ikiganza. Namanura ikiganza, wa muntu akazamura, kubera ko yandushaga imbaraga. Rero arakomeza aramfata. Mu mwanya twa turimo kurwana nshaka kumanura ngo mfate uwo mukobwa, wazamura ngiye kubona mbona ahari intuza, ahari aba bakobwa barabuze, ahubwo mbona hateganye n'ikiganza cyanjye apfukamye agakecuru gafite imvi kandi gafite n'iminkanyari. Ubwo ako kanya uwo muntu aramanura angeza kuri ako gatwe k'uwo mukecuru. Nkimara kugakora kuri ako gatwe k'uwo mukecuru, mpita nzamuye ikiganza cyane, ndimo kurwana, mbacidukiye hejuru. Ndimo kuvuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu. Ndimo gutokesha, nyine urumva iyo umuntu ahuye niyerekwa ribi cyangwa uhuye n'inzozi mbi uratokesha. Ndangije ndamagana cyane ndatokesha,
mbona ko nshobora kuzashaka umukecuru, ndabihakana rero, ndabyanga, ndasenga cyane, ndatokesha, nsaba Imana, ndasenga, birangira mpamagaye uwo mudamu wansengeraga ari uyu nguyu, ndamubwira nti rero mbabarira unsengere umpamagarira Imana kuko mbonye nshobora kuzashaka agakecuru. Najyaga ngira iyerekwa rikansohoraho, mbonye nshobora kuzashaka agakecuru. Arangira ansengera ati mu izina rya Yesu namaganye umudayimoni yo kuzashaka agakecuru, namaganye imyuka mibi yo kuzashaka agakecuru mu izina rya Yesu. Ndanje namubwira nti Mary mbabarira unsabire Imana, nayibwiye ko nshaka umuzungu, izamu umuzungu. Ni mwana wanjye ndagusengeye, Imana iguha umuzungu mu izina rya Yesu, ikwamurira ako gakecuru mu izina rya Yesu. Kumbi ako gakecuru cyangwa wari urimo kunsengera kari ako gakecuru kari mu nzozi, ariko ntabwo nari nakabibonye kuko uyu mubyeyi nubwo yansengeraga, nubwo twabanaga, nubwo twavuganaga, namufataga nka mama, namufataga nk'umubyeyi, nabo arabizi, namufataga nk'umubyeyi kuko cyane cyane ngiye nagaragaraga nk'umwana cyane, namufataga nk'umubyeyi. Bo rero birangira sinari nakamenya uwo ari we, ariko namumenye ko ari uyu nguyu mu iyerekwa nagize bwa kabiri. Iyerekwa nagize bwa kabiri niho nagiye kubona, mbona mfite umukobwa tugiye gukora ubukwe mu rusengero, mbona si wa mukecuru, mbona si wa muzungu, ariko mbona uwo tujyanye, ndavuga ni nacyo ibi birarutanwa. Ubwo ntajyanye n'agakecuru, sinjyane n'umuzungu, ariko ntacyo uyu nubwo mbona tugize, ariko turi mu kigero kimwe, ibi birarutanwa. Ngenda nshima Imana. Rero ngeze mu rusengero tugiye gusezerana, mbona pasiteri aje kudusezeranya, mbona inyuma ya pasiteri hahagaze umuntu arandeba nabi. Ndebye ku ruhande mbona ndeba nabi, ndebye hano mbona ndeba nabi. Yari umugabo muremure ariko warebaga nabi. Sohoka nirukanka, ngeze ku muryango mba mpamuriye n'uyu mubyeyi, abamfashe ikiganza, arambaza ngo ubaye iki. Ndamubwira nti rero mpuye n'ikibazo, nari ngiye gusezerana ariko hari umuntu urimo kundeba nabi. Arangira arambwira ati humura twinjira mu rusengero. Rero kubera ko namwizeraga nk'umubyeyi wanjye, twinjira na musengero. Mvuga nti ibyo byose aramvuganira kuri uriya muntu urimo kundeba nabi, cyangwa kubera ko yasengaga cyane arambariza. Tugezeyo ngiye kubona mbona wa mugabo ndi kumwe n'uyu mama wafashe ikiganza, ngiye kubona mbona wa mugabo agize gutya, numva ijwi rimbwira ngo dore uzakubera umugore n'uwo. Ako kanya mba mvuye mu iyerekwa, mitamenya uzambera umugore. Ikintu cyatumye ntangira aho ngaho, nkumva ndababaye, nkumva Imana iramemukiye. Imana yari yarambwiye mbere nkimara gukizwa, irambwira ngo ntuzigere utereta, ntuzigere ushaka umugore, ntuzigere ugira utereta, ntuzigere ubwira ko mukunda. Irambwira ngo ngende Uwiteka nzaguha umugore, nzagutoranyiriza. Mitamenya ko intoranyirije ari uyu nguyu. Ndavuga nti Imana urampemukiye. Mu buzima bwanjye, mu miroho yanjye, sinigeze ngira uwo ntereta, sinigeze ngira uwo mpeheta, sinigeze ngira uwo mbwira ko dukundana. Reka nari narategereje ngo Imana ibyo yansezeranye izabisohore. Igiye kubinsohorera, inyeretse umuntu ungana na mama, inyeretse umukecuru nari nsanzwe muzi. Ubuhamya bwe mwarabukurikiranye, mwumvishije kuntu ubuzima yabayemo, mwumva amateka ye, mwumva ukuntu yashatse umugabo wa mbere, yashaka uwa kabiri, mwumva ukuntu yashatse uwa gatatu, mwumva ukuntu yagiye abyara abana batandukanye. Abo bana rero bose, kuba kumenya umuntu wari ufataga nka mama wawe afite abana bangana gutyo, ubwiwe ko ari uzashaka, ni ikintu gikomeye. Yarananutse, yari afite iminkanyari, yasaga nabi cyane. Nawe uriyizi uko asaga, se urabiwe? Niko nasaga. Yasaga nabi cyane mu buryo bukomeye. Arabona atanze ubuhamya, aravuga ngo nagupfobeje, ngo nakuvuze nabi, ariko wasaga nabi. Nasaga nabi ko ntisigaga se. Wasaga nabi bikomeye cyane. Betu ubu ngubu nyine Imana yakumwako, ariko yasaga nabi, yasaga nabi. Baravuze ngo nanagupfobyaga, ariko niko uko nakuvugaga niko wari uri, niko narindi. Rero ibaze kuba umugore ufite abana 5, wowe uri umusore, Imana irimo kukubwira ngo genda umutware, kandi bo mufataga nka mama wawe. Byabaye ikintu gikomeye. Fata amasengesho agera mu minsi 3 nimo kugira ngo ibyo bintu mbyange. Ndabisengera biranga. Imana irambwira ngo ubona gutoranyije n'uri. Bigereza no ku rwego mvuga ni rero uyu mugore sinzongera kumuvugisha, kubera ko kumuvugisha nibyo bituma mpora mbona amayerekwa ye cyane. Mara icyumweru ntamuvugisha, ku manywa y'ihanga nicaye ahantu umuriro uranyakira. Ngo rero narafashe gahunda yuko ntazongera kukuvugisha. Wabyumvishije? Yego. Numvaga ntazongera kukuvugisha.
nanjye narakwihoreye. no kubera ko yari afite nta n'amafaranga yari afite ubukene ntiyakundaga guhamagara. Ndavuga rero sinzongera kumuvugisha kandi nawe ntazampamagara. Ngiye kubona mbona umuriro uranyakiye, umuriro umaze kunyakira noneho byari kumanywa nta nubwo byari yerekwa. Buri Imana yagushatse ntiyakubura. Ibyo abantu bikora, ibyo abantu bigira, Imana ikakubwira ikintu wowe warangiza ugashyiramo imibare, Imana yagushatse ntiyakubura. Nagiye kubona none si ibyiyerekwa, si iby'amajwi, none ku manywa y'ihangu nkuko nica ubu ngubu. Ngiye kubona mbona umuriro uranzengurutse, urimo kwaka uranzengurutse. Nkaba ntawucamo ngo ngende, ahubwo nguma hagati. Umuriro umbera uruzitiro. Ngiye kumva numva ibisazi bisa nk'iyaho mu mutwe numva buratangiye burayaza. Ubwonko. Kuri nasaraga rero nari mbizi. None nkazankombara nsare cyangwa muhamagare cyangwa nsare. Mbona rero aho kugira ngo nongere nsubire mu ishyamba bita Ruberetumu, ahubwo reka pfe kumuhamagara. Ni haro ati byaje. Arangije ati toka shitani. Urabyibuka cyagenda guhamagara. Ndabyibuka. Arangije ati toka shitani mu izina rya Yesu. Imyuka mibi, imyuka y'ibisazi. Akibivuga gutyo biba biragiye. Na wa muriro burashize. Ndavuga nti kambayeho Nyabarongo. Uyu mubyeyi, uyu mumama ko ndeba password y'ibisazi byanjye ari wifite. Ndacikirahe. Ndagukwepera. Ariko namureba, nareba isura, nareba kuntu yasaga nabi. Akanuye ubwiso. Ariko yari afite umwuka w'Imana yaransengeraga bigacamo. Niwo ko turaga ibisazi byanjye. Rero haba umutego sasa. Ndavuga uyu muntu ndamucikane. Ko ndeba ari ufite controle y'ibisazi byanjye, ko ari ubi control. Ndabigenza nte, ndakwepera he, ndamucikira he. Nje ndwana n'ibyo bintu watabizi. Ndangije rero mbona ko nta mahitamo, mbisengera kenshi Imana inyemeza ko ari we. Ndangije mbona nta hantu nakwepera Imana kuko nakagombye kuba narapfuye, nakagombye kuba narahuye n'ibintu bitandukanye, mbona ntasuzugura Imana. Ariko kugira ngo mfate umwanzuro no kudasuzugura Imana no kumvira ibyo irimo kumbwira, nuko nabonye kurwana kwanjye. Nararwanye nkomeza ndwana mbyanga. Imana irangije iransanga irambwira ngo mwana wanjye, ibyo nakubwiye nabigusohoreje. Nakubwiye ko nzagushakira, none ubona gushakiraga namukweretse. Rero nimba utamushaka umwihorere, ushaka. Ariko njyewe nashakaga gushaka namukweretse. Ndangije ngira ikibazo. Ndavuga ngo niyobora, Imana ari yampamagaye, Imana arangije ibisazi, niyobora nkagenda ngiye uko nshaka, Imana atari uko ishaka, sinzahura n'ikibazo. Ndangije navuga nti Imana rero ntacyo ndabyemeye. Urumva ko namuri maze imyaka igira muri 2 mu ishyamba. Ndavuga nti Imana rero ndabyemeye. Ariko urabizi ko namufataga nka mama, ntamufataga nk'umugore cyangwa shiri. N'urukundo ntago rwanzamo kuko namufataga nka mama wanjye. Mbwira Imana ndabwira Imana, ngusabye ibintu bibiri. N'umu rukundo rwo kumukunda, nkaba namukunda nk'umuntu tuzabana nk'umugore. Itsoke nzamutwa. Ikindi ndi umutindi mbahano. Nta ipfa na ruguru mfite. N'umu bushobozi ukama umugisha, ukama imikorere, ukama ibireho, ukama ku mafaranga aturutse mu kiganza cyawe, nzamushaka. Kubera ko famiye yiwacu yari famiye idafite umugisha, yari famiye itagira hiva, bahorana inyetse, bahorana nyine ibintu bya karande. Rero numvaga ko ikintu kijyanye n'umugisha kuri njyewe nta kibona. Ikindi ikijyanye n'urukundo rwo kumukunda rutazi. Imana irambwira ngo ibyo nsabye ndabikwemereye. Imana yampaye 200,000. N'umuntu ampamagaye ngo njye mukorera ikiraka, mbona 200,000 mpita mbipangamo umushinga. Ndavuga ngo ngiye gukodesha inzu 120,000, ngiye kurangura imari 80,000. Mbwira Imana uko nzacuruza nuko nzabigenza. Ndanje mbaza Imana ngo bizemera cyangwa ntibizemera. Imana irambwira ngo bizemera. Mba natangiye ndakoze. Namaze amezi agira muri 2 ntawe wangurira. Igihe nyirizo yaragiye kunyirukana mu nzu, nibuko nabonye umukiriya. Aho hantu nakoreraga hari habi, Imana itimo promotion njyana ahantu hari clientele. Ndagenda nkoresha ayo mashantiye cyangwa ibyo nari mfite, birangije abantu batangira kubiyoboka, ntangira kubona amafaranga. Njya gufungura iduka Igoma, ngo ndimo kwirukanga. Fungura iduka Igoma ntangira kubona ku mafaranga. Maje kubona ku mafaranga ndi Igoma, nibwo Imana yansanze irambwira ngo genda ubwire uriya mugore ko mukunda. Genda ubwire Mukabutera ko mukunda. Unasikia? Imaje kumbwira ngo ngende mubwira ko mukunda, ariko nanjye urukundo rwagendaga ruza gahoro. Nkagenda ntangira kubyumva, none najyaga mutereta ntabishaka. Ibaza kwiro turuva urimo guhamagara umuntu ugakanda nimero,
ugahamagara nti aro sheri ndagukunda tuzabana wakupatiye baba we ni kagacecuru mana we mbese nkibuka najyaga nibuka ndimo namuteretaga nkabyibuka namaje kumutereta nkavuga nti abifasha ate wabifata gute arumirwaga none warumiwe byari byakomeye pe gutereta mama wawe gutereta nyoko ntiyaronda gukunda sheri nakupa telefone ati mu izina rya Yesu ni kare gacecuru mpamagaye sibara agacecuru se cyane rwose ubu uko yabifataga ni ukuzi ariko nanjye byaranshanze noneho ibyo bintu nabikoze inshuro nyinshi birangira Imana imbwiye ati rero haguruka ujye kumubwira yuko umukunda uzi inshuro ya mbere naje uranyirukanye ya kabiri ndaza uranyirukanye ya gatatu ariko cyagiye wabaga wanyirukanye igihe nasohokaga navugaga ni Imana rero urumva na shitani aragusaba utanga ikuzimu hari abantanze ikuzimu ntabwo nshatse kubavuga ariko uwantanze ikuzimu yari afite papasi yo kugira ngo yibereho nawe abone ubuzima nawe acuruze nawe antanze ikuzimu mbuze ubwenge nawe yarakoze abona amafaranga ariko maje gukira nirukanse uwari warantanze ikuzimu nawe yahuye n'ibibazo yarahombye ubwo nanjye ndakira mba muzima nawe ubwo arahomba kubera ko ni njye wari igitambo kuri we ni njye watumaga abona amafaranga rero gusengerwa kwanjye kuwo mu mama niho twamenyaniye uwo mama ariwo uyu nguyu Mukabutera Gorethe yari umukozi w'Imana wasengeraga abantu batandukanye ariko ngiye yansengera bw'umwihariko yansengeye mu kigero mu bintu bigira nko mu myaka igira nko muri 3 ansengera rero mu kunsengera ko yamaje kunsengera ndimo kugenda noroherwa nahuye n'ubuzima bukomeye cyane muri Gisenyi mburaho kuba niho nagiye kuba mu ishyamba hana agasozi bitanengo abantu benshi Gisenyi baranzi agasozi bitanengo niho nakabayeho mu myaka igera muri 2 niho nabaye rero ndi muri iyo myaka 2 niho Imana yasanze mboniyerekwa timo kubyirukanyisha nimo kwirukanka kugira ngo focusinge ngere neza ku ntego y'icyo caka mu myaka igera muri 2 niho nabonye niho nabaga muri iryo shyamba nta buzima niho nigiye Bibiliya niho nasengeye niho namenyane n'Imana rero niho Imana yasanze impa amasezerano niho Imana yasanze mbwira ko izangira neza niho Imana yasanze iza kumpa misiyo ngomba gukora cyangwa ibyo ngomba gukora nagiye mwiyerekwa ngiye kubona mbona abakobwa bagira muri 4 bari imbere yanjye numva umuntu arambwiye ngo turanye uzakubera umugore njyana ikiganza ngiye gufata uzambera umugore ngiye kubona himanura urumva narebye ndibona kwifuza nyine ujyanye n'irari nari mfite cyangwa y'ibyo nashakaga buri musore wese agira ukuntu yifuza ndamanura ikiganza ngiye gufata uwo mukobwa wa muntu abamfashe ikiganza namanura ikiganza wa muntu akazamura kubera ko yandushaga imbaraga rero arakomeza aramfata mu mwanya twa turimo kurwana nshaka kumanura ngo mfate uwo mukobwa wazamura ngiye kubona mbona ahari intuza ahari aba bakobwa barabuze ahubwo mbona hateganye n'ikiganza cyanjye apfukamye agacecuru gafite imvi kandi gafite n'iminkanyari ubwo ako kanya uwo muntu aramanura angeza kuri ako gatwe k'uwo mukecuru nkimara kugakora kuri ako gatwe k'uwo mukecuru mpita nzamura ikiganza cyane ndimo kurwana mbaciduke hejuru ndimo kuvuga ngo toka shitani mu izina rya Yesu ndimo gutokesha nyine urumva iyo umuntu ahuye niyerekwa ribi cyangwa uhuye n'inzozi mbi uratokesha ndangije ndamagana cyane ndatokesha mbona ko nshobora kuzashaka umukecuru ndabihakana rero ndabyanga ndasenga cyane ndatokesha nsaba Imana ndasenga birangira mpamagaye uwo mudamu wansengeraga ari uyu nguyu ndamubwira nti rero mbabarira unsengere umpamagarira Imana kuko mbonye nshobora kuzashaka agacecuru najyaga ngiriyerekwa rikansohoraho mbonye nshobora kuzashaka agacecuru arangira ansengera ati mu izina rya Yesu namaganye umudayimoni yo kuzashaka agacecuru namaganye imyuka miyo kuzashaka agacecuru mu izina rya Yesu ndanje namubwira nti Mary mbabarira unsabira Imana nayibwiye ko nshaka umuzungu izamu umuzungu ni mwana wanjye ndagusengeye Imana iguha umuzungu mu izina rya Yesu ikwamurira ako gacecuru mu izina rya Yesu kumbi ako gacecuru cyangwa wari urimo kunsengera kari ako gacecuru kari mu nzozi ariko ntabwo ne nakabibonye kuko uyu mubyeyi nubwo yansengeraga nubwo twabanaga nubwo twavuganaga namufataga nka mama namufataga nk'umubyeyi nabo rabizi namufataga nk'umubyeyi kuko cyane cyane ngiye nagaragaraga nk'umwana cyane namufataga nk'umubyeyi bo
rero birangira sinari nakamenya uwo ari we, ariko namumenye ko ari uyu nguyu mwiyerekwa nagize bwa kabiri. Yerekwa nagize bwa kabiri niho nagiye kubona mbona mfite umukobwa tugiye gukora ubukwe mu rusengero. Mbona si wa mukecuru, mbona si wa muzungu, ariko mbona uwo tujyanye. Ndavuga ni nacyo ibi birarutanwa, ubwo ntajyanye n'agakecuru sinjyane n'umuzungu, ariko ntacyo uyu nubwo mbona tugize ariko turi mu kigero kimwe. Ibi birarutanwa, ngenda nshima Imana. Rero ngeze mu rusengero tugiye gusezerana, mbona pasiteri aje kudusezeranya, mbona inyuma ya pasiteri hahagaze umuntu arandeba nabi. Ndebye ku ruhande mbona ndeba nabi, ndebye hano mbona ndeba nabi. Yari umugabo muremure ariko warebaga nabi. Sohoka nirukanka ngeze ku muryango mbampamuriye n'uyu mubyeyi abamfashe ikiganza, arambaza ngo ubaye iki. Ndamubwira nti rero nkwe n'ikibazo nari ngiye gusezerana, ariko hari umuntu urimo kundeba nabi. Arangira arambwira ati humura twinjira mu rusengero. Rero kubera ko namwizeraga nk'umubyeyi wanjye, twinjira na musengero. Mvuga nti ibyo byose aramvuganira kuri uriya muntu urimo kundeba nabi, cyangwa kubera ko yasengaga cyane arambariza. Tugezeyo ngiye kubona mbona wa mugabo ndi kumwe n'uyu mama wafashe ikiganza, ngiye kubona mbona wa mugabo agize gutya, numva ijwi rimbwira ngo dore uzakubera umugore n'uwo. Ako kanya mba mvuye mwiyerekwa, mitamenya uzambera umugore. Ikintu cyatumye ntangira aho ngaho nkumva ndababaye, nkumva Imana iramemukiye. Imana yari yarambwiye mbere nkimara gukizwa, irambwira ngo ntuzigere utereta, ntuzigere ushaka umugore, ntuzigere ugira utereta, ntuzigere ubwira ko mukunda. Irambwira ngo ngende Uwiteka nzaguha umugore, nzagutoranyiriza. Mitamenya ko intoranyirije ari uyu nguyu. Ndavuga nti Imana urampemukiye. Mu buzima bwanjye, mu miroho yanjye sinigeze ngira uwo ntereta, sinigeze ngira uwo mpeheta, sinigeze ngira uwo mbwira ko dukundana. Reka nari narategereje ngo Imana ibyo yansezeranye izabisohore. Igiye kubinsohorera, inyeretse umuntu ungana na mama, inyeretse umukecuru nari nsanzwe muzi. Ubuhamya bwe mwarabukurikiranye, mwumvishije kuntu ubuzima yabayemo, mwumva amateka ye, mwumva ukuntu yashatse umugabo wa mbere, yashaka uwa kabiri, mwumva ukuntu yashatse uwa gatatu, mwumva ukuntu yagiye abyara abana batandukanye. Abo bana rero bose kumenya umuntu wari ufataga nka mama wawe afite abana bangana gutyo, ubwiwe ko ari uzashaka, ni ikintu gikomeye. Yarananutse, yari afite iminkanyari, yasaga nabi cyane. Nawe uriyizi uko wasaga se urabiba? Niko nasaga. Yasaga nabi cyane mu buryo bukomeye. Arabona atanze ubuhamya aravuga ngo nagupfobeje, ngo nakuvuze nabi, ariko wasaga nabi. Nasaga nabi ko ntisigaga se. Wasaga nabi bikomeye cyane. Betu ubu ngubu nyine Imana yakumwakwa, ariko yasaga nabi. Yasaga nabi. Baravuze ngo nanagupfobyaga, ariko niko uko nakuvugaga niko wari uri. Niko narindi. Rero ibaze kuba umugore ufite abana 5, wowe uri umusore, Imana irimo kukubwira ngo genda umutware, kandi wowe mufataga nka mama wawe. Byabaye ikintu gikomeye. Fata amasengesho agera mu minsi 3 nimo kugira ngo ibyo bintu mbyange. Ndabisengera biranga. Imana irambwira ngo ubona gutoranyije n'uri. Bigereza no ku rwego mvuga ni rero uyu mugore sinzongera kumuvugisha, kubera ko kumuvugisha nibyo bituma mpora mbona amayerekwa ye cyane. Mara icyumweru ntamuvugisha, ku manywa y'ihanga nicaye ahantu umuriro uranyakira. Ngo rero narafashe gahunda yuko ntazongera kukuvugisha. Wabyumvise? Yego. Numvaga ntazongera kukuvugisha. Nanjye narakwihoreye. No, kubera ko yari afite nta n'amafaranga yari afite ubukene, ntiyakundaga guhamagara. Ndavuga rero sinzongera kumuvugisha, kandi nawe ntazampamagara. Ngiye kubona mbona umuriro uranyakiye, umuriro umaze kunyakira, noneho byari kumanywa, nta nubwo byari yerekwa. Buri Imana yagushatse ntiyakubura. Ibyo abantu bikora, ibyo abantu bigira, Imana ikakubwira ikintu, wowe warangiza ugashyiramo imibare, Imana yagushatse ntiyakubura. Nagiye kubona none si ibyiyerekwa, si iby'amajwi, none ku manywa y'hangu nkuko nica ubu ngubu. Ngiye kubona mbona umuriro uranzengurutse, urimo kwaka uranzengurutse. Nkaba ntawucamo ngo ngende, ahubwo nguma hagati. Umuriro umbera uruzitiro. Ngiye kumva numva ibisazi bisa nk'iyaho mu mutwe, numva buratangiye burayaza ubwonko. Ukuntu nasaraga rero nari mbizi. None nkaza nkombara nsare cyangwa muhamagare cyangwa nsare. Mbona rero aho kugira ngo nongere nsubire mu ishyamba bita Ruberetumu, ahubwo reka pfe kumuhamagara. Ni haro ati byaje.
arangije ati toka shitani, urabyibuka cyagenda guhamagara, ndabyibuka, arangije ati toka shitani mu izina rya Yesu, imyuka mibi, imyuka y'ibisazi, akibivuga gutyo biba birarangiye, biba biragiye, na wa muriro burashize. Ndavuga nti kambayeho Nyabarongo, uyu mubyeyi, uyu mumama ko ndeba password y'ibisazi byanjye ari wifite, ndacikira ndagukwepera, ariko namureba, nareba isura, nareba kuntu yasaga nabi, akanuye ubwiso, ariko yari afite umwuka w'Imana, yaransengeraga bigacamo, niwo ko turaga ibisazi byanjye. Rero haba umutego sasa, ndavuga uyu muntu ndamucika, ko ndeba ari ufite controle y'ibisazi byanjye, ko ari ubikontorora, ndabigenza nte, ndakwepera he, ndamucikira he? Nge ndwana n'ibyo bintu watabizi. Ndangije rero mbona ko nta mahitamo, mbisengera kenshi Imana inyemeza ko ari we. Ndangije mbona nta hantu nakwepera Imana, kuko nakagombye kuba narapfuye, nakagombye kuba narahuye n'ibintu bitandukanye, mbona ntasuzugura Imana. Ariko kugira ngo mfate umwanzuro no kudasuzugura Imana no kumvira ibyo irimo kumbwira, nuko nabonye kurwana kwanjye, nararwanye nkomeza ndwana mbyanga. Imana irangije iransanga irambwira ngo mwana wanjye, ibyo nakubwiye nabigusohoreje, nakubwiye ko nzagushakira, noneho nagushakiraga namukweretse. Rero nimba utamushaka umwihorere, ushaka ushaka, ariko njyewe nashakaga kushaka namukweretse. Ndangije ngira ikibazo, ndavuga ngo niyobora, Imana ariyo yampamagaye, Imana yarangije ibisazi, niyobora nkagenda ngewe uko nshaka, Imana atari uko ishaka, sinzahura n'ikibazo. Ndangije ndavuga nti Imana rero ntacyo, ndabyemeye. Urumva ko namuri maze imyaka igira muri 2 mu ishyamba. Ndavuga nti Imana rero ndabyemeye, ariko urabizi ko namufataga nka mama, ntamufataga nk'umugore cyangwa shiri. N'urukundo ntago rwanzamo, kuko namufataga nka mama wanjye. Mbwira Imana, ndabibwira Imana, musabye ibintu bibiri: n'umu rukundo rwo kumukunda, nkaba namukunda nk'umuntu tuzabana nk'umugore, itsoke nzamutwara. Ikindi, ndi umutindi mba hano, nta ipfa na ruguru mfite. N'umu bushobozi, ukama umugisha, ukama imikorere, ukama ibireho, ukama ku mafaranga aturutse mu kiganza cyawe, nzamushaka. Kubera ko famiye y'iwacu yari famiye idafite umugisha, yari famiye itagira vibe, bahorana inyetse, bahorana nyine ibintu bya karande. Rero numvaga ko ikintu kijyanye n'umugisha kuri njyewe nta kibona. Ikindi, ikijyanye n'urukundo rwo kumukunda rutazi. Imana irambwira ngo ibyo nsabye ndabikwemereye. Imana yampaye 200,000, n'umuntu ampamagaye ngo njye mukorera ikiraka, mbona 200,000, 200,000 mpita mbipangamo umushinga. Ndavuga ngo ngiye gukodesha inzu 120,000, ngiye kurangura imari 80,000. Mbwira Imana uko nzacuruza nuko nzabigenza. Ndanje mbaza Imana ngo bizemera cyangwa ntibizemera. Imana irambwira ngo bizemera. Mba natangiye, ndakoze. Namaze amezi agira muri 2 ntawe uri wangurira. Igihe nyirizo yaragiye kunyirukana mu nzu, nibuko nabonye umukiriya. Aho hantu nakoreraga hari habi, Imana itimo promotion njyana ahantu hari clientele. Ndagenda nkoresha ayo mashantiye cyangwa ibyo nari mfite, birangije abantu batangira kubiyoboka, ntangira kubona amafaranga. Njya gufungura iduka Igoma, ngo ndimo kwirukanga. Fungura iduka Igoma, ntangira kubona ku mafaranga. Maje kubona ku mafaranga ndi Igoma, nibwo Imana yansanze irambwira ngo genda ubwire uriya mugore ko mukunda. Genda ubwire Mukabutera ko mukunda. Umasikiye? Imaje kumbwira ngo ngende mubwira ko mukunda, ariko nanjye urukundo rwagendaga ruza gahoro. Nkagenda ntangira kubyumva, none najyaga mutereta nabishaka. Ibaza kwiro turuva urimo guhamagara umuntu, ugakanda nimero, ugahamagara nti aro sheri ndagukunda tuzabana. Wakupatiye baba we ni kagacecuru mana we. Mbese ukibuka, najyaga nibuka ndimo namuteretaga, nkabyibuka namaje kumutereta, nkavuga nti abifasha ate? Wabifata gute? arumirwaga none. Warumiwe? Byari byakomeye pe. Utereta mama wawe, utereta nyoko. Ntiyaronda gukunda sheri. Nakupa telefone ati mu izina rya Yesu. Ni kare gacecuru mpamagaye. Si wara gacecuru se? Cyane rwose. Ubu uko yabifataga ni ukuzi, ariko nanjye byarancanze. Noneho ibyo bintu nabikoze incuro nyinshi, birangira Imana imbwiye ati rero haguruka ujye kumubwira ko umukunda. Uzi incuro ya mbere naje uranyirukanye, ya kabiri ndaza uranyirukanye, ya gatatu ariko cyagiye wabaga wanyirukanye. Ugiye nasohokaga navugaga ni Imana rero. Ubwo urumva cyagiye nyine wajye gumbwira nza nje kukubwira ati
nyamana ndagukunda Imana nyine yanyeheje ngo nze bikubwira tuzabana ukanyirukana kubera ko nangaga ngiye ubundi nashakaga impamvu wowe yakuvaho ngiye tamvuyeho ndavuga nti ubwo anyanze nkagenda namara kugenda natega gutanga raporo ko wari wantumye cyangwa ko Imana yari yampaye misiyo nkagenda nkajya gutanga raporo nkavuga nti Imana mvugeyo kumubwira aranyanze urabona rwose ko ikibazo atari ngewe ahubwo ikibazo ari we none Imana rwose aranyanze rwose nta kundi nagera higa nkavuga nti Imana ucyama Mana agakomeza kanyanga Mana ucyama Mana nabara Mana ucyama agakomeza kamutira mu mutima akakomeza kandi byari kugira ngo nibuza ukomeze unyange wowe bikuveho noneho Imana ije yampindurira undi wowe kureke wajimije urumva ko nahatirizwaga ntabwo byari ubushake yikagira mvuga ndebe ko naramuka nakubwira nawe ati tugapfe genda wagisaziwe utubanza byagarutse nkagenda nti Imana rwose nabimubwiye rwose arabyanze baransereje cyane urakabye ndavuga nti byari byose wasanga ari ibi ni amajwi numvishije atari mu bikorwa cyangwa atari byo ndavuga ati no majwi ntago ari seriye uzi ko namaze ukwezi kwa mbere bure nuko nabikubwiye mara ukwezi kwa kabiri nta kintu mbona nta n'umukire winjira nakangurwaga n'abandi inzugi barimo kuzikubitara muri Kongo barimo gufunga nandi nk'abapfunganye nabo nkasohoka nkagenda ngiye najyaga ninjira mu iduka kuva mu gitondo nakwinjira nkahita nsinzira nakwicara ku ntebe nkasinzira nkakangurwa nuko inzugi zivuza abandi batashye nta mukire nigeze mbona rero amezi abiri agiye gushirana mbona yuko nshobora kuzahomba ndavuga nere reka nirengere mbwira Imana ndabwira ngo Imana none ndabyemeye ariko ikimenyetso nkwatse cyanyuma nkumugisha umpa amafaranga yo kugura kuko Imana yarambwiye ko abantu bazamvuga nzahura n'isereye abantu bazandwanya ndavuga nti rero Imana ikimenyetso cyanyuma natse mpa perime nurangiza wituma imodoka nibuza abantu bazaje bamvuga ndimo kugenda mu modoka bo bagenda n'amaguru kandi ubinkorera mu kwezi kumwe uziko Imana yampaye perime ariko ni nawe nyuma imbere yaho niba wavuze ngo Imana igiye kuma imodoka ariko niho ruzi impamvu ngene nasabye ikimenyetso cy'Imana urangije uranyiriko uwerekwa ngo Imana ikubwira ko igiye kuma imodoka mita nkorera perime muri uko kwezi kumwe nagura n'imodoka muri uko kwezi muri make byari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu nari mbyo gutira perime kwa Kabuga nje no kugura kano kavatira kangaka kagura $5 naribonye $7 mu kwezi kumwe ayo mafaranga bariyo amwe ndayaranguza andi nyagura mu modoka Imana nanjira ambwira ngo ibyo wansabye sinabiguhaye umuvumi biratangiye kwiduka mba natangiye ndakoze none ubwo akamodoka mba manutse nkavimvira murumva umuntu kibona imodoka bwa mbere manuka nkakatangira no ku rusengero hari umupasiteri twahuye aravuga ati bucyana umeze gute ni sawa iyi modoka se ni yawe ati ni yanjye arangira ambwira ati mpa nimero yawe mwana mpa nimero yawe hage ni kangahe ndamubwira ati ariko mwana mfite n'umukobwa bugiye mfite n'umukobwa bajya bacumugana kugira ngo ikize baraza kumbi ngewe barimo kubona akamodoka bakagira ngo naka ibisubizo kumbi ni umutego natezwe n'Imana abandi barimo kugira ngo nasubijwe ntawe nene rigeze ntereta ntawe nene ifitanye gahunda ntawe nene nigize ntendeka ubwo ngewe ndi mbonye ikimenyetso cyangwa icyo nabwiye Imana ambwira ni Imana uzama imodoka abantu bazaje bamvuga bagenda n'amaguru ariko ngenyene n'imodoka nibuza bungi ikigeragezo Imana kwicigiye yo kugenda n'amaguru abanyamaguru rero ukuvuga agenda n'amaguru wa akakuvuga agenda n'amaguru ugenda n'imodoka ujya ntaho mamuhuriye buri bundi nta umuntu utunga urutoki umuntu muri inyuma iteka umuntu atunga urutoki umuntu muri imbere Mukabutera Gorethe ariko wabyumvishije jewe ngo iyo ibintu byagize biraza hano nuko byaje nyine niyo mpamvu hari uzajya wiroturuva urimo no kuvuga icyongereza utabizi urimo no kuvuga igifaransa utakizi hari igihe uzajya uvuga ngo vraiment donc hari igihe uzajya uvuga ngo doko nta nubwo uvuga ngo so ntabwo ubyumva ntabwo ayo kavuga urumva wenda avuga ati urabona ira gahunda nira business turimo wabyumvishije none urangiza ukiremo na kaso gerageza mbese uvuge ari kushyiramo na kaso nyine vuga nyine vuga ibijyanye na business n'ibyo ukora n'icyo tingiye ni Mukabutera
Gorethe na gutya ariko so iyo urebye buri ubona bizagenda njyewe ni Mukabutera Gorethe ncuruza amarido n'amatapi so iyo mbona bizagenda so ubona bizagenda vraiment nta kibazo vraiment donc mvuga ati kamemu ubona nta kibazo mbese nta kibazo wabyumvishe kiraza umuntu umucuruzi umuntu wagiye Dubai agiye kurangura bavuga icyongereza si bizaza buhoro jambo sana uko bien ndiyo si cyaje hari ikindi ko hari ikintu basarenganya Imana bikora imirimo n'ibitangaza rero aho twari tugeze ndakeka twari tugeze aho maje kugura imodoka abantu batangiye kugira abo bapasteri n'abandi bare abantu bose batangiye kugenda bishyira ku murongo kumva ngiye byari ikigeragezo nibyo navuga ngo nta utunga urutoki umuntu uri imbere teko umuntu utunga umuntu uri urutoki umuntu muri inyuma ngubura ko iyo wagize aho ugera dore nguri yaratambutse rero hahise haba ikibazo cyuko nagombaga kuza gupresenta uyu nguyu umuntu uzambera umugore kandi agifite kagasura agifite n'amateka amakuru yazwi byari bigoye kujya kumupresenta rero nafashatse umupasteri umwe ndabimuganiriza abaranyumvishije ariko arambwira ati ndabanza mbisengere nawe yabonaga bidacamo duhamagara undi mupasteri waho yasengeraga rubonobono nawe aravuga ati ibyo bintu nuko bisengera rero bari abanyamwuka nabo barabisengera babona nibyo ariko barangije baratuganiriza baravuga ati rero ibyo mugiyemo mube mubigiyemo turi kwijambo bita kumvira Imana kumvira ubwo rero ndi muri dani yo kumvira Imana ngiye kumupresenta maje kumupresenta ni hindu zatangiye abantu batangira kuvuga imvuga kabisa abantu baravuga rero buriya abantu ntiwenda bantutse uti twita bagututse abandi bakwisi ntago baza abo banuki natangiye gutukwa kera ntukirwa wowe ingirizo nako Imana yagutengeneje igende guteraho utuntu amen itengeneza rero ndimo kukuzira kubera kugukora ndimo kukuzira kubera kugufata neza bakavuga ngo mufata nabi ahubwo abantu babifata contraire mufata neza ngo ngufata nabi inkukura kubira bingahe 38 ugeze kuri bingahe ejo we napimye nsanga afite 72 n'izina rya Yesu bingahe 72 so fata 38 tubare 40 ibiro hafi 20 nakongereho ibiro bigera muri 20 bingahe na bibiri si ibiro 22 ra ibiro 22 na kumuhohotera asa neza kumuhohotera ajya neza kumuhohoteranywa neza ahubwo abagabo bose ndimo kubakangurira bahohotera abagore babo gutyo umuhohotera umugurira baze umuhohotera umugurira superi umuhohotera umuhereza ifi umuhohotera umugurira inyama umuhohotere umugurira ukweto rwiza umuhohotera umufata neza iryo hohoterwa umva ko zikovi yavugira abahohoterwa ndaryemeye iryo hohoterwa nabo bari mukorera ahubwo bahindura imvugo nimba ari uko nguko ngiye ari sanse muhohoteramo abagabo bose ndimo kubakangurira ngo baguhohotere bazaje bahohotera abagore babo gutyo aho hohotera umugore akava kuri 32 akagera kuri 70 bingahe aho hohotera umugore akaba afite amahoro aho hohotera umugore akaba areba neza ibyo ni mwuka bikava si bose hari abantu ndababyumva ariko tuba dufite abanyamubiri benshi abantu babandi baba baraciye mu madirishya rero nakubitanye n'abarokore baciye mu madirishya baranguruka nako karahava nta no gusenga nta no kubaza Imana nabavugaga ati nyamuru banza ari iby'Imana Imana ntiyakora gutya Imana ntabwo yakora bura bugome hari umuntu wambwira ngo Imana nimba ihemba gutya hari umuntu twasenganaga arangije arambwira ngo bwera nyisangira arambwira ngo nimba Imana ishobora kuba warayikoreye kuri ye ikaguhemba gutya bivuyemo n'ubu ajya ba umupagani rero Imana ntireba nkuko abantu bareba ubwo ngewe ndimo kurwana n'urwanjye cyoza n'abantu basanga barimo kumfasha ariko barimo kurwanyiriza mu mugambi wo kumvira Imana nari nihaye birangira rero uzi kuntu Karumeli byagenze uzi kuntu muri Gisenyi ibintu byabaye isereri amagambo akaba menshi birakomera hari umuntu rero aranyishingira ambwira ngo wowe nubona umukobwa uzaze wabyumvishije uzaze umunzanire uwo mugore cyangwa uwo mukobwa uzabubonye ngiye ubukwe bwanjye bwose nzaburangiza rero umukiri ariko ibyambayeho mugezeho nzabibabwira ngarutse ntabwo nabibabwira tugende namugejeje iwacu ibyabaye nzabibabwira ubutaha eka mbabwira ibyambayeho mu bakristo gusa intambara zabaye nasohoye invitation zigera mu 1500 numvaga ko wazwi
nanjye nari nzwi nari ndumuvuga butumwa ariko ntazwi nkawe ni wari uzwi cyane ndavuga nti natanga invitation abantu bazamutwerera bishimye bakomene mu mashyi ari izo namuhaye ntawe mutwerere nanjye nizo natanze nta nwerere cyo gusa ngiye nacitse intege aho nahaye invitation umuntu ahita yishanya gusa rero wowe uyivugisha niyo mpamvu ngewe buriya wowe ntibari bakuvuga niyo mpamvu uyivugisha ukavuga nuko batari bakuvuga we ntiwari wavugwa shaho uriya ni ngewe wamenyerera uruvugo ngewe naravuzwe bigera no ku rwego nanjye ubwanjye nivuga rero we ntibakuvuze wese wavuzwe nandi we ko ari mu mashimwe no kuvuga umuntu arimo kwinjira mu bisubizo nizo bakuvugaga iki wewe wari urimo kwinjira mu bisubizo ngewe ndimo guhora n'ibibazo ariko ibyo ntacyo byari kugira ngo nsohoze umugambi w'Imana kandi Imana yari yabinkundishije nagukunze byari kutagira ntago mvuze hano yaje uyu mudamu arimo kugaragaza yuko tutazabana bikarangira ngewe nanjye mbonye ko tutazabana nyuma Imana ikanyemeza ko tugomba kubana nkanabimubwira nkavuga ati ngiye kugushaka kizaba nzaba umuti intambara zose zizaba ngire ngo urabyibuka cyagera ugiye guca Bibiliya yaravuze ngo singe wabyumvishije ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwatumye mbondiwe babyumvishije singewe arangira avuga ngo nduwondiwe kubw'ubuntu bw'Imana buri muri nge singe mureba nka Pawulo ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwatumye mbondiwe Pawulo mubona uko mubona nkora uko mubona ndi ntaga ndi nge ari nge byitera ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwangize uwondiwe je suis ce que je suis par la grâce de Dieu subiramo nabishobora chérie je suis je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Unasikia? Ukibije kitaje Imana rero ikora ibitangaza n'igifaransa kikaza. Rero icyo nagira ngo ndimo kugira ubwo buhamya cyangwa ibyo bintu navuze cyangwa ibyo bintu naciyemo ibyo byose byansirikiraga mu kumvira Imana. Rero mura n'intambara zitandukanye mura n'ibyo byose bitandukanye. Rero ntabwo nonaha ibi bintu byose mvuze cyangwa n'amagambo ubuhamya aho mbugereje aho nahuye n'Imana cyangwa aho ngaho nari ntangiye nkatangira urugamba nzababwira ngarutse nzababwira kuntu byagenze hanyuma intambara zindi nahuye. Rero nshimiye buri bantu bose bambonye cyangwa bandeba umugore Mukabutera rero havuzwe ko muhohotera urumva kuntu namuhohoteye ndimo kumuhohotera muzanisha ibiro ihohotera mukorera nizere ko ryemeye ndaryemera nkomereza hasi cyangwa ndekere oya komereza nkomeze nkohotera arabyemera ko nkomeza kumuhohotera nkuko nkomeza kumuhohotera mugira neza urabona ko ameze neza urabona kabereye agasuperi ibintu byameze neza yatangiye gucana ku maso urabona ko ihohotera ryanjye ari sawa nta kibazo abagabo bose rero turabakanguriye ngo abagore babo bazajya bahohotera gutya babahohotera babagurira amasuperi babahohotera bagura amabaze babahohotera bagurira inkweto nziza babahohotera babatetesha babahohotere babagurira ibyo bashaka babaha amafi babafate neza babagaburire babakure ku biro bagenda babongeza ibiro kireka bazabishaka bagakora siporo bakomeze babahohotera gutya twabashimiraga kubw'ubuhamya mwumvishije dusaba abantu bakomeze kubukurikira abakomeze gukanda kuri subscribe bose tukomeje kubashimira Imana ikomeze baho umugisha kandi aho mwakuye ayo mamega yanyu mushyiraho murimo kureba Imana izajya ikomeza hasubizane. Rero nyemerera sengera n'aba bantu bazakurikira ibintu kugira ngo ubuhamya buzagira aho bakura bugire naho bageza nzabaha iciciro cya kabiri tuva aho ngaho kuri izo ntambara narwanye nazo kuri invitation natanze uko byagenze kugira ngo ubukwe burangire uko byabaye kugeza ubu ngubu nzabibaho ubutaha. Nanjye ndabashimiye kuko bateze amatwi bakumva ubuhamya kandi n'umutware wanjye ndamushimiye Imana imuha umugisha kubwo gutanga ubuhamya no kubabwira aho uko byamugendekeye kugira ngo tubane. Ndagije mbashimira ko mwadukurikiranye kandi n'umutware wanjye ndamushimiye amfashe neza rwose nta kibazo tubanye amahoro akomereza ahangaha ibyo yakoze Imana izabimuhembera natagwa isari Imana izamuha ingororano. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu Imana ishobora byose uyu mwanya twavugaga ubuhamya bwawe no gukomera kwawe turagusabye kugira ngo abantu babyumvishe Mana
ubahe kubyumva kandi bagire icyo bavanamo. Turasenze kugira ngo ubahe umugisha ababikurikira bose, kandi mu buryo bwose ubahe umugisha, kandi n'umutware wanjye ahakuye wongere umuhe umwuzurize kugira ngo n'ubutaha azabone ibyo agabura. Urakoze Mana yacu, kandi ukomeze utwubakire urugo, udushyigikire, utubere ingabo idukingira, mu izina rya Yesu, amen.